Muraho neza. Uyu munsi mwese mureke turebere hamwe amabanga ya Bermuda Triangle cyangwa se Bermuda Triangle, ubyita uko bishaka. Abantu benshi mujya mwumva ngo hari ibirwa bimwe na bimwe ku isi hashobora gucaho indege cyangwa se ubwato bukaba bwaburiramo cyangwa se bukaburirwa irengero. Aka kanya ushobora kubura aho ngaho byumva gutya ariko ukaba utarasobanukirwa aho ariho n'aho biba n'ikibitera. Mumenye, mwige, mubashe kumenya ibituye isi biteye ubwoba. Uku ni ukuri kuvugwa ko kuri Bermuda Triangle ari agace gacaho indege, amato ndetse uko byaba biremereye kose bihita biburirwa irengero. Bermuda Triangle ni agace kaba mu nyanja Atlanta hagati ya Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese ni ukubera iki aha hantu hateye amayobera cyangwa se hateye ubwoba ku bahumva n'abahabona? Mureke dutangire ikiganiro twese turebere hamwe aha hantu havugwa. Murakaza neza kuri channel yacu. Uyu munsi tugiye kuvuga ahantu havugwa cyane ku isi, ahantu abantu benshi bita ahamayobera, ni ahitwa Bermuda Triangle. Hari abavuga ko amato n'indege bihaburira mu buryo budasanzwe. Hari n'abatekereza ko hari imbaraga zitazwi zikora muri aka gace. Ese ibi ni ukuri cyangwa izi ni inkuru zagiye zikabirizwa? Reka tubimenye. Bermuda Triangle ni agace kari mu nyanja ya Atlanta hagati ya Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikirwa cya Bermuda ndetse na Puerto Rico. Iyo urebye ku ikarita ibi bice bitatu bikora ishusho ya mpande eshatu, ari nayo mpamvu bise Bermuda Triangle. Ni agace gakoreshwa cyane n'amato n'indege zambuka Atlantic. Mu myaka myinshi ishize habaye inkuru nyinshi z'amato n'indege zavuzwe ko zaburiye muri kariya gace. Inkuru yamamaye cyane ni iy'itsinda ry'indege za gisirikare ryiswe Flight 19 mu mwaka w'1945. Abashoferi bavuze ko ibikoresho byabo byo kuyobora indege bitagikora neza. Nyuma y'igihe gito itumanaho ryabo rirabura. Kuva icyo gihe abantu benshi batangiye kwizera ko Bermuda Triangle ifite amabanga adasanzwe. Abantu bamwe bavuga ko muri Bermuda Triangle hari imbaraga zidasanzwe. Hari abatekereza ko ishobora kuba ifitanye isano n'abanyamahanga baturutse mu isanzure. Abandi bakavuga ko hari umujyi warohamye mu nyanja ugira ingaruka ku bikoresho by'indege n'amato. Ariko kugeza ubu nta gihamya ifatika yigeze iboneka ishyigikira ayo mabwiriza. Abahanga benshi bavuga ko ibibera muri Bermuda Triangle bishobora gusobanurwa na siyansi. Ako gace kagira ibihe by'ikirere bihindagurika vuba, inkubi z'umuyaga, imiraba minini ndetse n'ibicu byinshi bishobora guteza impanuka. Nanone kandi kubera ko ako gace gakoreshwa cyane n'ubwikorezi bwo mu mazi cyangwa se mu nyanja no mu kirere, impanuka zihabera zigaragara cyane kurusha ahandi. Nyuma yo kureba amakuru atandukanye, biragaragara ko Bermuda Triangle ikiri kimwe mu bice bikurura amatsiko menshi ku isi. Ariko kugeza ubu nta gihamya yerekana ko hari imbaraga zidasanzwe zikorera muri ako gace. Wowe bitekerezaho iki? Ese wemera ko ibisobanuro bya siyansi cyangwa wemera ko hari andi mayobera atarasobanurwa? Andika igitekerezo cyawe muri comment hasi. Kandi niba ukunda ibiganiro nk'ibi, kanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'ikindi kiganiro gikurikira. Tuzarebera hamwe ese ninde washushanyije amashusho manini aboneka mu kirere gusa. Mwese ntimuzacikwe n'iki kiganiro, ubwo tuzacyita part ya kabiri kuri Bermuda Triangle. Mwese ntimuzagicikwe. Niba uri mushyashya wibuke gukanda subscribe kugira ngo utazagicikwa ibiganiro nk'ibi by'ubwenge n'andi makuru tugenda tubashakira agiye atandukanye.